Vodestar. Reka njye ku buhanuzi bw'abarundi nihuse. Bene data cyangwa se abavandimwe bacu b'abarundi, dore nguru urwandiko ndarufite, ariko rwandiko ngiye gusoma, ndimo ndasoma Imana yampaye urwandiko ngo somere bano bene data b'abarundi. Nabonaga igihugu cyanyu inkuba zikubita iburasirazuba n'iburengerazuba, zikubita mu majyepfo no mu majyaruguru. Mbona imiborogo irakwiriye mu gihugu, inkuba zitagira amazi mu gihugu cyanyu, ziturutse mu buyobozi bwo hejuru cyangwa se muri kabineti hejuru mu bayobozi bakuru. Mbona imiborogo myinshi cyane, mbona imivu y'amaraso myinshi cyane mu gihugu cyanyu cy'u Burundi. Rero vosinini ya Vodestar, none natwe dufite iyo nkuge n'agakiza twahawe na Yesu. Niba ushaka amahoro ngwino wihitiremo agakiza ureke kurimburwa. Niba ushaka amahoro ngwino wihitiremo agakiza ureke kurimburwa. None natwe dufite ndatura kugira ngo iyo kanseri yo mwibere imaze igihe, ndatura kugira ngo iyo kanseri ahiri hose, aho yafashe hose iharekure. Iki ni igihe ngo ubone ubutabazi bw'Imana. Igihugu waba uherereyemo cyose, wahejejwe mu gitanda na kansa, wahejejwe no kwa muganga na kansa, wahejejwe n'iki icyari cyo cyose cyaguhejeje kwa muganga, ariko kubera kansa, ndagira ngo nkubwire ngo Satani ari mu buzima bwawe. Uyu munsi ndavuze nasohoke mu buzima bwawe, nasohoke mu nda yawe, nasohoke mu mubiri wawe, nasohoke mu biganza. Wese aguteza amatwi, buri wese arimo arakureba, mu izina ryawe gera Yesu, ahari mu gihugu cyo hanze, ahari muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, buri wese abasha kumva ikinyarwanda mwami, kandi nutacyumva ubashe kumusobanurira mu buryo bw'umwuka, abashe kumva ubuhanuzi bwawe, abashe kumva ukuvugana nawe, abashe kumva igitinyiro cyawe n'igikundiro cyawe. Urakoze data, ndagushimiye. Ngwino rero unkoze ikara ryaka ku munwa, nanjye umuja wawe mbashe kukuvugira, nemeye kugumerere. Tubanze dusengane Imana, unyemerere twiragize Imana ituyobore muri ubu buhanuzi bw'uyu munsi, iba ariyo izayikorera umurimo, ntaba ari twebwe ahubwo aba ariyo. Imana ishimwe cyane kandi Imana iguhereza umugisha. Data wa twese uri mu ijuru, icyubahiro ni cyawe, imbabazi zawe ziri hejuru ya byose, urero urakiranuka, uravuga bikaba, wategeka bigakomera. Turagushimiye mwami Imana ko waturinze, turagushimiye data ko warinze abantu bose aho baherereye mu gihugu, turagushimira mwami Imana ko warinze abababaye, turagushimira mwami Imana ko warinze imfubyi n'abapfakazi, turagushimira mwami Imana ko warinze imbohe, turagushimira data ko warinze ubungubu abari mu manza zitandukanye, turagushimira data ko waturindiye igihugu cyacu ndetse n'abayobozi bacu. Mu izina ryawe ryera rero Yesu, imbabazi zawe tuzishyize hejuru. Nukuri Yesu, twebwe duciye bugufiya, icyubahiro n'ikize kibi cyawe. Nuko rero data, hari bigiye kuvugirwa hano kuri iyi kamera, mu izina ryawe gera Kristo, hano kuri channel ya Team of God TV. Ndagira ngo data uvugane na buri wese aguteza amatwi, buri wese arimo arakureba. Mu izina ryawe gera Yesu, ahari mu gihugu cyo hanze, ahari muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, buri wese abasha kumva ikinyarwanda mwami, kandi nutacyumva ubashe kumusobanurira mu buryo bw'umwuka, abashe kumva ubuhanuzi bwawe, abashe kumva ukuvugana nawe, abashe kumva igitinyiro cyawe n'igikundiro cyawe. Urakoze data, ndagushimiye. Ngwino rero unkoze ikara ryaka ku munwa, nanjye umuja wawe mbashe kukuvugira, nemeye kugukorera nasanze nta gihombo kirimo, kugukora n'iby'agaciro, kugukora n'iby'inyungu nyinshi. Mu izina rya gera Kristo, aho wageze indwara zirahunga, aho wageze karande zirahunga, aho wageze ubushomeri burahunga, aho wageze kwambara ubusa birahunga, aho wageze amarira aragenda, aho wageze wubaka ingo zikomeye z'umugisha, aho wageze data ubugumba burahunga, aho wageze byose birakemuka, aho wageze impumyi zirahumuka, aho wageze abarwayi bibembe birakira, aho wageze data ubasha guhagurutsa abantu mu kagare,
aho wageze ubasha kuzura abapfuye. Mu izina rya gira Kristo turagusabye, tuguhaye ikaze, uzugere kuri aba bantu barimo barumva buno buhanuzi bwawe, ugere ku Barundi by'umwihariko bari mu bihe bigoye, ugere ku Barundi, ugere kuri kiriya gihugu cy'u Burundi bari mu bihe bigoye, mu bihe biruhije umugenzi, bari mu bihe bitoroshye Mwami Imana, bari mu bihe Satani arimo arabasaba, bari mu bihe Mwami Imana Satani ari gushaka kumena amaraso mu gihugu cyabo. Mu izina ryawe gira Kristo ndabasengeye kandi mbashyize mu kiganza cyawe, ndabakuragije abatoya ndetse n'abakuru, ndabakuragije ndetse Mwami Imana ugenda uzenguruke Mwami Imana ukize ubwoko bwawe, ubashe kuburengera ugire byishuburizamo. Urakoze rero Data, ngwino wivugire, jewe nkubere mikoro, urakoze kubyumvishije. Amen. Imana ishimwe, Imana iguhereze umugisha. Uyu munsi tuje mu buhanuzi bw'uyu munsi. Ndifuza ko dukoresha igihe gitoya, ndifuza kandi ko ngenda gakeya ukagenda ubyumva amagambo ijambo kurindi uko nahawe ubwo buhanuzi. Imana ishimwe, Imana iguhereza umugisha. Ndagira ngo rero utera agatebe twicarane hano kuri Team of God TV twumva uko Imana ivugana natwe. Ntabwo bisanzwe uyu munsi, ntabwo bisanzwe nahawe urwandiko. Sinzi niba bigaragara neza kuri kamera, ntago mbizi niba bigaragara neza, ariko reka mbyegereze. Nahawe urwandiko Imana yampaye ngo nze mbasomere. Imana ishimwe. Nahawe urwandiko Imana yampaye ngo nze mbasomere. Ndagira ngo rero niba uri umunyamwuka cyangwa se niba ukunda kumva ijwi ry'Imana, ndagira ngo ntujye kure wumve icyo Imana yambwiye muri uru rwandiko. Uru rwandiko naruhawe ubwo nari ndimo ndasenga mu kanya, ndimo ndategura icyigishwa ngiye kuvuga cyangwa se ikibwiriza, ndimo ndagisengera. Ubwo nari ndimo ndasenga, Imana yantegetse guhindura ikibwiriza cy'uyu munsi, insaba yuko ndi bufate urupapuro rwanjye n'ikaramu, ubundi nkandika ikambwira ibyo ndibuze kubatangariza none, cyangwa se ubuhanuzi ndibuze kubabwira none. Imana yo mu ijuru rero ishimwe, kandi Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Rero wowe turi kumwe, wowe urimo uranyumva, ndagira ngo ngusabe niba ari ubwa mbere ugeze hano kuri Team of God TV, nawe tukunguke ujye mu muryango mugari w'aba Team of God TV. Urakora subscribe, nusoza kugira ngo bitwereke uraza kujya muri comment, usigemo comment yawe, nusoza ukande like, unasharinge byibuze abantu 20 ino video nabo babashe kumva buno buhanuzi. Natinze rero ndagira ngo turebe mu gitabo, tubanze dusome mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, igice cyawo cya 54 umurongo wa 9 kugeza ku wa 11. Imana ishimwe. Ntabwo ngutindira, ihangane dusome ano magambo y'Imana, cyangwa se dusome buno buhanuzi bw'Imana mbariho mbuhera ubundi mutanga. N'urwandiko nahawe n'Imana kugira ngo nze ndubasomere. N'urwandiko rwanditseho ibintu byinshi cyane, ni byinshi, ariko cyane cyane ubwo rwandiko n'urw'abantu baherereye mu gihugu cy'u Burundi. Niba ufite umuvandimwe wawe, niba ufite umubyeyi wawe, niba ufite ari Burundi, nukuri mugire ku mavi umusengere, mugire ku mavi umusengere, byanga byakunda usengere n'igihugu cy'u Burundi. Imana ishimwe cyane. Ubu ni ubuhanuzi buri gucicikana ku gihugu cy'u Burundi, ariko ndagira ngo wumve icyo Imana ije kuvugana n'abarundi cyangwa se n'abaturanyi bacu b'i Burundi. Imana ishimwe cyane. Abanyamwuka mube maso, muraza kugira icyo mwumvamo. Ariko ndagira ngo tubanze dusome igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, igice cyawo cya 54 umurongo waho wa 9. Reka some. Imana ishimwe. Haranditswe ngo, ibyo ndabihwanya n'iby'umwuzure wo mu gihe cya Nowa, nk'uko narahiye ko umwuzure wo mu gihe cya Nowa utazongera kubaho ku isi, niko narahiye ko ntazakurakarira nkaguhana. Umurongo wa 10, imisozi izavaho n'udusozi tuzavaho, ariko imbabazi zanjye ntizizakurwaho, kandi n'isezerano ry'amahoro nasezeranyije ntirizakurwaho.
ntirizakurwaho, niko Uwiteka ukugirira ibambe avuga. Umurongo wa 11 ari we wa nyuma. Yewe urengana ugahungabanwa n'inkubi y'umuyaga, ntuhumurizwe, amabuye yawe nzayateraho amabara meza, ifatiro zawe nzazishingisha safiro. Imana ishimwe. Ndagira ngo wumve, ntabwo mbizi wowe izi saha amakuru ufite y'Imana ku buzima bwawe, nta nubwo nzi amakuru ufite ku mibereho yawe, ariko hano Imana irimo iravuga yuko itazongera kurimbuza umwuzure. Wowe unarengana, Uwiteka arashaka kukurenganura. Ntabwo icyaha cyawe gisobanuye ikigeragezo uri gucamo muri no misi cyangwa se amakuba uri gucamo muri no misi. Ndagira ngo nkubwire ngo ikigeragezo cyangwa se amakuba uri gucamo muri no misi ntaho bihuriye n'ibyaha wakoze, kuko ibyaha urabibabarirwa ndetse waranabibabariwe. Ntabwo ugihorwa ibyaha byawe ako kanya. Ubwo Kristo yadupfiraga ku musaraba, guhita uhorwa ibyaha byawe ako kanya byashizeho, bimarwaho n'umubabaro byose. Ariko hari inyigisho nakwita iz'ubuyobe cyangwa se inyigisho zigoye zo muri iki gihe, ukumva Imana barimo barayikubwira nk'aho ari haduyi kuri wowe, kuko haduyi niwe abaje kwica no kurimbura. Haduyi nta negosiya. Umwanzi kuri wowe nta negosiya, ntabwo agusaba ngo kugira ngo bigende gute. Imana ifashe cyane. Lerevo sinini ya vodestai. None natwe dufitiyo muge, n'agakiza twahawe na Yesu. Niba ushaka amahoro ngwino wihitiremo agakiza ureke kurimburwa. Niba ushaka amahoro ngwino wihitiremo agakiza ureke kurimburwa. None natwe dufitiyo muge, n'agakiza twahawe na Yesu. Niba ushaka amahoro ngwino wihitiremo n'agakiza ureke kurimbuka. Niba ushaka amahoro ngwino wihitiremo agakiza ureke kurimbuka. Imana ishimwe cyane. Hano ku bwa Nowa yabwiye abantu ngo baze bamufashe kubaza inkuge, hagiye gutera umwuzure, baramupinga. Bagera aho ngaho baricuza, ubwo wa mwuzure ijoro rimwe cyangwa se igitondo kimwe wazindukaga wateye muri icyo gihugu. Nyamara abantu bari baranze kumvira Nowa ababwira ngo baze bamufashe kubaza inkuge. Inkuge nta yindi uri kubwirwa muri no misi, ni ugushaka Kristo muri wowe, kubera yuko Yesu yaragupfiriye mu buzima bwawe. Yesu yaragupfiriye. Kera wakoraga icyaha ugahita ugihorwa ako kanya, utabona igitambo ugahita ubizira ako kanya. Ariko ubu ngubu ntabwo ariko bikimeze. Nta gitambo gisabwa. Igitambo nta kindi, ni umutima wawe kugira ngo Yesu abashe kukugirira neza, kugira ngo ubone imbabazi z'Imana. Birashoboka rero ko ujya kure y'Imana ukumva ko wowe mu mubare Imana inatekereza utarimo bitewe n'ibyaha wakoze. Ntabwo Imana izongera kurimbuza umwuzure. Bishatse kuvuga iki? Ntabwo Imana izakurimbura iguhoye icyaha cyawe, ahubwo izakurimbura iguhoye yuko wanze kwihana.
ubu ikigezweho ku Mana si ukurondora ibyaha byawe ufite, ikigezweho si no kukureba uwo mwambaro mubi wambaye uriho ikizinga cy'ibyaha. Iyo ibyo ngibyo yarabirenze, kuko yabitangiye ikiguzi cy'igiciro cyinshi kirekire. None wowe ubu ngubu iyo wumvishije Imana, kuri bamwe na bamwe b'abakozi b'Imana bayigisha, bayikubwira nk'Imana y'inyentambara, nk'Imana irwana, nk'Imana iba iri gucunganwa nawe ku buryo ukosa igahita ikubonaho icyaha, bakayikubwira nk'Imana iteye ubwoba. Ariko reka nkubwire, Imana iteye ubwoba mu guhangana na Satani ashaka kukubuza ubugingo. Ntabwo Imana iteye ubwoba mu kugira ngo wowe uzabure ubugingo cyangwa se uzarimbuke. Na ubu ngubu kurimbuka kwawe kwavuyeho, kwararangiye. Ntabwo uzarimburwa. Reka nkubwire, ntabwo ari ingaruka z'icyo cyaha ufite, ntabwo ari ingaruka z'uko utakoreye Imana, ntabwo ari ingaruka z'ubusambanyi ibyo biri kukubaho, ntabwo ari ingaruka. Kubera iki? Numara kureba neza, hari abandi babonye ineza y'Imana, bagirirwa n'Imana, babayeho neza muri iyi si, kandi utarabumva basenga, utaranabona no mu mirimo y'ubugiraneza. Mu yandi magambo bishatse kuvuga iki? Imana yo yivugiye hano mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya yuko itazongera kurimbuza amazi ukundi, ahubwo izazana ubuntu bwayo n'icyubahiro cyayo n'ineza yayo n'urukundo rwayo ikarukwereka kugira ngo ibashe kukugirira neza. Bishatse kuvuga iki? Imana ntabwo ari umwanzi kuri wowe, nta nubwo ari maneko kuri wowe yirirwa ikuneka, ahubwo Imana ni urukundo mu buzima bwawe. Wagize amahirwe yo kuyakira ndetse no kuyimenya, byose biba bishya mu buzima bwawe. Umva rero inkuru nkuzaniye uyu munsi. Rerevo sinini yavo destatu kererevo. Inkuru nkuzaniye iri kuri uru rupapuro cyangwa se iri kuri uru rwandiko Imana yampaye ngo mbasomere cyangwa se ngo nze mbabwire. Inkuru ihari nuko uyu munsi ubuzima bwawe buri buhinduke, nuko uyu munsi uri bukurwe mu maboko ya Satani cyangwa se mu kanwa ka Satani, nuko uyu munsi ukuwe mu mwijima umazemo igihe kirekire, nuko uyu munsi ukuwe mu marira y'umubabaro, y'agahinda, ibitotsi bidashira umazemo igihe ntiwifuze gukanguka. Uyu munsi umubabaro wawe urarangiye. Uru rwandiko nahawe cyangwa se uru rwandiko Imana yamaye ngo nze ngusomere, yarumayeho abana batatu. Reka mbanze mbaribo mbanza kuvuga. Imana ishimwe. Nabonaga hari abantu benshi b'urubyiruko, harimo abakobwa, harimo n'abasore, bihebeshejwe n'ikintu bita ikibengero cyangwa se kubengwa. Hari ukubengwa n'isi cyangwa se n'iby'iyi si, hari no kubengwa n'imigisha yose. Hariko iyo migisha yose uko ingana cyangwa se ibyo byose, kubengwa n'ibyo byose ni umwanda Satani yabasize. Hari igihe umuntu agira icyangiro akagira ikibengero rwose, umusore akaza mu buzima bwe, nawe ubwawe ukabona yuko byose byarangiye mugiye kuba, ariko igihe runaka ukabona aragiye. Ikindi ni umukobwa ufite akazi, ariko ukaba ufite akazi wowe ubwawe ugaheruka wahembwe, ukajya guhembwa
ukwezi kwenda gushira tuvuge niba uhembwa nko kuri 30, ariko kuri 29 hagahita havuka ikibazo kiremereye ku buryo kiri buhure na ya salari yawe yose uhembwa, bigahita bihuriramo bikagenda. Imana yambwiye ngo uwo ni umuvumo bariho. Imana yanegetse kwatura mu izina ryayo, nkabirukanaho uwo muvumo. Wowe wizeye Yesu, unyemerere utindane nanjye muri iyi saha. Ndacyari ku bakobwa. Hari n'icyangiro usigwa n'abantu. Imana iguhereza umuntu kuvuga neza aho utari. Izo nshuti zitagize umumaro, izo nshuti zikubuza imigisha yawe, izo nshuti zigenda zigusiga ibyasha, zigusiga imyanda, ndazirukanye mu buzima bwawe, ndazirukanye mu mibereho yawe, ndazirukanye mu kazi kawe ukora, ndazirukanye mu mitekerereze yawe, ndazirukanye nizigende mu izina rya Yesu, ndazisenya. Ndagira ngo nihute sinze kubatindira, video ntize kuba ndende. Imana ishimwe cyane. Ndacyabasomera runo rwandiko nahawe. Levo sinini of the start ukerero. Mini the star, levo sinini of the star. Imana ishimwe cyane. Imana yambwiye ngo ubwo bukwe bumaze iminsi bupfa. Abo bafiance bawe bamaze iminsi bagenda utazi uburyo bagiye. Imana yambwiye ngo ako kazi umaze iminsi ukora cyangwa se igihe kirekire ukora katagize icyo kaguhesheje. Yambwiye ngo nkubwire ngo yibarije inkuge, iguhaye inkuge kandi iguhaye urundi rwandiko, irwanditse aho rutazasibama, kwibuye risa umweru, aho buri wese azajya rusoma urwandiko rw'uko Imana igutabaye kandi kugiriye neza. Uyu munsi yambwiye ngo utuze nkwaturire hano magambo. Wowe uri mu bihe ureba nawe ukabona nibi, ukabona birarambiranye, kugeza bwo hari igihe uba uri umukobwa ariko ukarambirana muri sosiyete. Buri wese akajya kubaza se bizagenda bite, ese uzashaka ryari, ese uzakura ubukwe ryari, ese bimeze bite. Buri wese kugeza ubwo batura bagatangira kwimagina, bakimagina yuko ari karande cyangwa se bakimagina yuko hari ibindi bintu biri mu buzima bwawe. Ariko ndimo ndagira ngo nkubwire ngo nta kintu n'iki ngiki kiri mu buzima bwawe cyangwa se kiri mu mibereho yawe. Nta kintu n'iki ngiki Yesu atazakura mu buzima bwawe cyangwa se mu mibereho yawe. Nta kintu n'iki ngiki gisigaye muri kamere yawe. Emerera Yesu cyangwa se nyemerera ngewe natura no magambo, ndirukana ibintu byose bidafite umumaro mu mibereho yawe. Ndirukana ibintu byose bidafite umumaro muri uyu mwaka. Ndirukana ibintu byose bidafite umumaro mu buzima bwawe muri uku kwezi. Ndirukana, ndarema ibintu by'umumaro, ndarema ibintu by'agaciro, ndarema ibintu by'umunezero mu buzima bwawe cyangwa se mu mibereho yawe, mu byo ukora byose, mu byo uvuga byose. Ndatura ibintu bikomeye bibasha kugushyitsa ku mugisha wawe. Munyemerere uyu munsi tureme ikintu gitangaza, ikintu gikomeye kuri wowe. Imana yambwiye ngo nkubwire ngo wowe akira ubutabazi. Imana igukuye ku ntebe y'igisebo, ikwicaritse ku ntebe y'amashimwe. Kandi ntabwo ikukuye ku ntebe y'igisebo gutyo gusa, n'abayikwicazeho bari iruhande rwawe bagiye kubona intebe irabagirana ikwicazo. Nabonaga hari intebe zirabagirana n'abandi bantu benshi babagaragiye bari iruhande rwanyu bambaye imikenyero. Bakubwiye yuko utazakenyera, bakubwiye yuko utazigera ushaka, bakubwiye ko utazigera ubyara, ariko uyu munsi Imana iravuze ngo nta
ntabwo izaguhora icyaha cyawe, nta nubwo izaguhora gukiranirwa wagize kera no kurasirwa ku rugamba wagize kera. Imana itanze umucyo imbere yawe, ugiye kuwubonesha amaso, ndetse n'abandi bose bari aho ngaho barimo barabireba. Imana ishimwe cyane. Imana iguhaye ikintu gikomeye, Imana iguhaye ikintu gikomeye. Reka nirukanke impite njya no ku basore, ndimo ndirukanka mundi ngaruke njye ku buhanuzi bw'abarundi. Imana ishimwe cyane. Abasore, igihari nuko nawe urabizi, umaze igihe kirekire, buri kimwe cyose uragifite, buri kimwe cyose uragifite, ariko wabuze ubushobozi kubera ubukristo bukurimo, wanze kwishingira. Ni kenshi uratereta bigapfa, ukagerageza ugapanga ubukwe bugapfa, ugapanga ubukwe bugapfa. Imana yambwiye ngo mbabwire, ikuye umugozi cyangwa se uruzitiro rwari ruri imbere yanyu, ibahaye kubatambagiza umurwa ku manywa y'ihangu. Namwe yambwiye ngo ibahagurukije ku ntebe y'igisebo, ibicaritse ku ntebe y'umugisha, ibicaritse ku ntebe y'ibyishimo, ibicaritse ku ntebe yo guseka, kandi itanze umunezero mu muryango wanyu, yambitse n'urugora ababyeyi banyu. Mwari mwarazinzwe na Satani, ariko ikiganza kibazinguye ni icy'Imana. Imbaraga zibazinguye ni iz'Imana. Uyu munsi umugisha utashye iwanyu. Ndirukana karande, ndirukana kuzingwa, ndirukana abapfumu n'abarozikazi, ndirukana amagambo atari meza kuri wowe wagusubiza inyuma, ndirukana ibintu byose n'imigenzo yose wakorewe, waba ubizi cyangwa se utabizi. Uyu munsi namwe ntabwo Imana izongera kurimbuza umwuzure ku buzima bwanyu. Imana ishimwe cyane. Munyemerere dusengane Imana. Unyemerere dusengane Imana. Twibutse Mana amasezerano, tumenye yuko ubutayu buzarangira. Twibutse Mana amasezerano, tumenye yuko ubutayu buzarangira. Twibutse Mana amasezerano, tumenye ko kurira bizarangira. Twibutse Mana amasezerano, tumenye yuko ubutayu buzarangira. Imana ishimwe cyane. Lelevo sinini ya vodestatu kerelevo mini destai alelevo sinini ya vodestatu. Reka njye ku buhanuzi bw'abarundi. Nihuse bene data cyangwa se abavandimwe bacu b'abarundi, dore nguru urwandiko ndarufite, ariko rwandiko ngiye gusoma, ndimo ndasoma. Imana yampaye urwandiko ngo somere bano bene data b'abarundi. Nabonaga igihugu cyanyu inkuba zikubita iburasirazuba n'iburengerazuba, zikubita mu majyepfo no mu majyaruguru. Mbona imiborogo irakwiriye mu gihugu, inkuba zitagira amazi mu gihugu cyanyu, ziturutse mu buyobozi bwo hejuru cyangwa se muri kabineti hejuru mu bayobozi bakuru. Mbona imiborogo myinshi cyane, mbona imivu y'amaraso myinshi cyane mu gihugu cyanyu cy'u Burundi. Mbona imivu y'amaraso itemba myinshi cyane. Mbona abantu badafite ingingo. Imana ishimwe cyane. Mbona abantu bamwe bafite ukuboko kumwe kwaciwe, abandi umubyeyi nabonaga arimo arijishura umwana wajugunya yirukanka akiza amagara ye. Nabonaga amagara yanyu mbese yaterewe hejuru ku buryo buri wese arimo arakiza yiwe. Imana ishimwe. Ubwo nari ndimo ndasenga,
Imana yakomeje irambwira, ndakomeza ndayibaza nyibaza ubusobanuro, nyibaza ubusobanuro bw'ibyo bintu, nk'uko mubizi bene data nshuti zacu z'abarundi, nk'uko mubizi igihugu cyanyu kimaze iminsi kivugwaho n'Imana kenshi, kandi n'abakozi b'Imana batandukanye bari mu gihugu cyanyu barabizi, abanyamwuka bari mu gihugu cyanyu barabizi. Harimo Satani, harimo haratutumba hagati mu buyobozi bwo hejuru, harimo haratutumba ikintu bise intambara ikomeye mu gihugu cyanyu. Harimo haratutumba ikintu bise intambara ikomeye mu gihugu cyanyu. Imana ishimwe. Nihataba Imana, nihataba ineza y'Imana, nihataba igitinyiro cy'Imana, nihataba igikundiro cy'Imana, mwebwe ngo mube maso, murarira mwese, muraboroga, umuborogo urakwira mu gihugu cyanyu. Ariko umva ubuhanuzi nkuzaniye, Rerevo Sinini of the Star. Umva ubuhanuzi nkuzaniye uyu munsi, umva ubuhanuzi nkuzaniye cyangwa se message mbazaniye yanyu. Icyo nzi nuko Yesu ari ku ngoma, kandi ijambo twasomye mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cyo cya 54 umurongo wa 9 havuga yuko Yesu atazongera kurimbuza umwuzure. Murabizi byigeze kubabaho, benshi bagahunga mu gihugu cyanyu. Nabonaga imva nyinshi zitagira umumaro, nabonaga imirambo myinshi itagira ingano. Ariko ubwo nakomeje gusenga, marayika w'Imana yamanutse, cyangwa se ijambo ry'Imana ryamanutse. Yesu ama message ngomba kubagezaho. Message ihari nuko Imana yazimije umuriro wari watse mu gihugu cyanyu, uturutse mu buyobozi bwo hejuru, cyangwa se muri kabineti yo hejuru. Imana yawujimije. Uwiteka yirahiriye, mumaze igihe mufite ubwoba, mufite umutima uhagaze muri ibi bihe, kubera ubuhanuzi butandukanye muri kugenda mwumva ku gihugu cyanyu. Imana irongeye ivuganye namwe, Rerevo Sinini of the Star tokererevo. Ni mube maso, kubera yuko ibazimirije umuriro, kandi wuzimije mu mpande zombi, mu nce zombi z'igihugu cyanyu. Ikuyeho imivu y'amaraso yari igiye gutemba, ikuyeho imirambo yose, imirambo yari igiye kuba myinshi mu gihugu cyanyu. Ikuyeho imva zari zigiye kuba myinshi mu gihugu cyanyu. Ikuyeho umubabaro mu gihugu cyanyu mwari mugiye kugira. Ikuyeho kwikorera uturago, ibakuriyeho kwikorera uturago muba mu nkambi zitandukanye. Imana ijimije umuriro. Nagiye kubona, mbona uko inkuba zaturukaga hepfo, izindi zituruka ruguru, izindi zituruka hirya no hino. Nabonagaho zihuriye hagati, ikiganza cy'Uwiteka kiri mu ishusho ya Yesu Kristo cyaje kirakingiriza, ubwo umuriro warurashe uturutse hejuru muri kabineti yanyu, cyangwa se mu buyobozi bwanyu bukuru. Imana irambwira ngo nimbabwire mube maso yuko ibazimirije umuriro wari watse, warugiye gukongora, kandi ngo nimube maso, ngo musenge, murusheho gusenga cyane. Mana ishimwe cyane. Rerevo Sinini of the Star tokererevo. Mini the Star, Rerevo Sinini of the Star. Imana ivuganye namwe ngo nyuma y'ibi bihe, cyangwa se nyuma y'ayo matora murimo muragira, cyangwa se muri ibi bihe byo kwamamaza, ngo nibirangira buri wese ntazadamarare. Aho uri hose upfa kuba uri muranyumva, cyangwa se waba uri umurundi uri mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, waba uri umurundi uri mu bihugu by'amahanga, usengera igihugu cyawe. Aho uri hose usengera igihugu cyawe. Abantu kandi ngo mube maso, abantu barimo barabahanurira intambara mu gihugu cyanyu, Imana irayihagaritse. Iryo ni iterabwoba rya Satani. Iyo ni imvura, izo ni inkuba mwumva zirimo zirakubita, kandi Imana yambwiye ngo mbabwire ngo niyihagarika inkuba, niyihagarika intambara, niyihagarika imivu, niyihagarika umwuzure, ni nayo ibahagarikiye kurira muri uyu mwaka
twari turimo wa 2025 ni nawe ihagaritse intambara kuri mwebwe. Mureke dusenga Imana. Ndumva message yanjye nyirangije. Imana ishimwe cyane. Lelevo sini ni yavu destato kerelevo mini destai alelevo sini ni yavu. Ndumva message yanjye nyisoje. Mureke dusenga n'Imana. Undi muntu ngiye gusengana Imana nawe ni umuntu urwaye kansa. Ni umuntu urwaye kansa imaze igihe yarananiranye. Musi naje nje gusenga. Ndatura kugira ngo iyo kanseri yo mwibere ivemo muri wowe. Ndatura kugira ngo iyo kanseri yo mwibere imaze igihe. Ndatura kugira ngo iyo kanseri ahiri hose, aho yafashe hose iharekure. Iki ni igihe ngo ubone ubutabazi bw'Imana. Igihugu waba uherereyemo cyose, wahejejwe mu gitanda na kansa, wahejejwe no kwa muganga na kansa, wahejejwe n'iki icyari cyo cyose cyagwejeje kwa muganga, ariko kubera kansa, ndagira ngo nkubwire ngo Satani ari mu buzima bwawe. Uyu munsi ndavuze nasohoke mu buzima bwawe, nasohoke mu nda yawe, nasohoke mu mubiri wawe, nasohoke mu biganza byawe no mu maboko yawe. Nawe haguruka, 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 haguruka. Kira akira imbaraga za Kristo, akira gukira kwa Kristo, akira ubuntu bw'Imana, akira ineza y'Imana, akira guseka kw'Imana. Kandi shimwe cyane. Lelevo sini ni yavu destato kerelevo. Umubabaro umazeho igihe muri icyo gitanda. Abandi bana Imana yantegetse gusengera yampaye muri uru rwandiko murimo murabona. Nundi muntu ufite indwara yo kuva yanze gukira. Ndavuga ku badamu cyangwa se abakobwa. Bantu barwaye indwara yo kuva yanze gukira yababayeho karande. Ngiye kubasengera hamwe n'aba bantu bafite ikibazo cy'amadeni. Bahuye n'ibihombo bitandukanye ariko akaba afite amadeni, akababona banke igiye kumutereza cyamunara. Nawe ndagira ngo nkubwire ubutumwa bwawe cyangwa se nkubwire message yawe. Urarwaye umaze igihe kirekire uri mugongo, ariko we ntabwo uzi impamvu yabyo. Wikwita ngo baragwanuriye ngo bitengo warenze ibintu cyangwa se ngo bakwibye imwenda w'imbere ngo byagenda. Ibyo byose ni ipfabusa. Satani nubwo yabikoze, uyu munsi byose birapfubusa ku buzima bwa Satani. Burapfubusa ku buzima bwawe. Ntabwo Satani ari bujyane umunyago w'ubuzima bwawe. Ndatura mvuga ngo ndirukana, ndahagarika indwara yo kuva mu mibereho yawe. Ndahagarika ubwo burwayi bukwiyebesha tumunanuka. Ndahagarika ubwo burwayi bwanze gukira kuri wowe. Ndahagarika ayo madeni, ndarema izindi nzira shyashya Imana iguhereze ubashe kubona uko wishyura iyo myenda yose uyivemo irangire. Ndahagarika iyo cyamunara yaritumye urara udasinziriye mu mibereho yawe. Lelevo sini ni yavu destato kerelevo mini destai alelevo sini ni yavu destai. Abantu bafite indwara yo kuva Imana yambwiye ngo mbabwire ngo mwakire gukira. Fata amazi makeya mu gikombe. Numara kuyafata, ndimo ndavugana n'umuntu urwaye indwara yo kuva ndetse n'urwaye igifu cyanze gukira cyamubayeho karande. Ndakeka urwandiko mba ndushoje nguru. Fata ayo mazi, numara kuyafata uyashyire mu gikombe. Watura no magambo ngiye kukubwira. Uvuge ngo Mana ndakwizeye, shyiraho iherezo kuri ubu burwayi. Ubivuge inshuro 3. Wongere uvuge ngo Mana ndakwizeye, shyiraho iherezo kuri ubu burwayi. Wongere ubivuge nanone, uvuge ngo Mana ndakwizeye, shyiraho iherezo kuri ubu burwayi. Ubisubiremo inshuro 3. Ineza y'Imana uraba umaze kuyibona. Ubutware bw'Imana uraba umaze kububona.
wakire gukira mu izina rya Yesu. Satani yeyo kukwigirizaho nkana, birangirane n'uyu munsi, birangirane n'aya masaha. Nawe Imana ikuremera amashimwe, ugenda uvuga ineza yayo, ugenda uvuga igitinyiro cyayo, ugenda uvuga igikundiro cyayo, ugenda uvuga uko Yesu agira neza ataba. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo dusengane Imana. Uwiteka Mana uri mu ijuru, icyubahiro ni cyawe. Ndasengera aba barwayi ba kanseri mu izina rya Kristo, ndirukana uburwayi bwa kansa ku muntu wese uri muranyumva, ku muntu wese uri murandeba, mu butware mpabwa nawe. Cyagiye Mwami ndi ku musozi wawe kime cyandenze, namukanya uri kuvugana nanjye, wampaye urwandiko ngo ndubasomere. Mu izina ryawe Kristo ndatuza akanwa kanjye. Urwaye kansa aryamye kwa muganga nabyuke, urwaye kansa aryamye mu rugo iwe nabyuke. Mu izina rya Kristo ndirukana bino bihombo ku bakozi bawe cyangwa se ku bantu bawe. Satani arimo arashaka kubiyebesha kugira ngo babatereze cyamunara. Ndahagarika cyamunara kuri buri muntu wese Mwami Imana urimo amadeni. Ndayahagarika ino nyatsi y'amadeni, iyi karande y'amadeni ndayihagarika kuri uyu musore uri muranyumva, ndayihagarika kuri uyu mukobwa uri muranyumva, ndayihagarika kuri uyu mugabo uri muranyumva, ndayihagarika mu izina ryawe Kristo. Levo sini na vodestar. Ndasengera data abana b'abakobwa, ndasengera ababyeyi barwaye indwara yo kuva, abibwa imyenda y'imbere yabo, imyambaro y'imbere yabo bakayibura. Mu izina ryawe Kristo ndagaruza ibyabo byanyazwe na Satani. Ndongera ndahagarika uburwayi, ndongera Mwami Imana ndahagarika buriya burwayi bwo kuva. Mu izina ryawe Yesu ndahagarika buriya buribwe bw'igifu, ndabuhagaritse Mwami. Ndatura gukira ineza yawe, ndatura Mwami Imana mu izina ryawe, ndatura guseka k'uyu muntu amaze igihe ababaye, k'uyu muntu amaze igihe mu biganza bya Satani, k'uyu muntu amaze igihe mu makuba ya Satani, k'uyu muntu amaze igihe Mwami Imana mu gicuku cya Satani. Urakoze data kubyumvishije, mbisabye nizeye, amen. Imana ishimwe, Imana iguhereze umugisha. Ndagusaba kugira ngo usharinge ino video ku bantu byibuze niyo baba 5, urabumaye inkunga ikomeye. Kandi like, share na comment. Kandi ndagusaba kugira ngo ukore subscribe kugira ngo tubane mu kanya mu buhanuzi bukurikira. Imana ishimwe. Shalom.